Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantere. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi wihitiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence. Muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence. Ukeneye kandi no kudutuma Korea, China, Dubai, turahari ngo tukuzane imodoka yitiyemo kandi wizeye. Tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. hitamo Gugaga Cars ntago zicuza. Ibice yavuyemo muri Masisi ndetse ubona ko benshi bati yaba comment zo kwa Eugene yaba comment zanjye, ubona ko abantu ujye ubisoma ndabisoma atem 23 buri munsi guti birindiro buri munsi guhora ifatire kura ariko amakuru hakaba ari nandavuga ko ari impamvu ya bakwivuwe muri Masisi bavuye muri Masisi. Yego ndifuza ko twanahera ikintu cya mbere abantu bakwiye kumenya amakuru maze gutara mu kanya gato ahise ambwira impamvu nyakuri yatumye M23 iva muri bino bice bya za Masisi. Yego cyane ko batigeze bavamo bose hakajya havayo bake hagasigarayo bake. Yego amakuru maze kumenya wenda turaza no kwinjira mu mirwano kuko ubu hari kuba imirwano. Yego haramutse nta mirwano ariko muri amasaha amaze kwakira message ivuga ko imirwano yamaze kubitangira. Ni bwa buryo M23 bishaka ibikoresho. Yego yarangiza igafenta abo bahanganye kazagera inyuma none ikasubira inyuma gake ariyo bitaro plus strategique umwanzi, ndetse bikaba ngombwa ko basubira inyuma n'umwanzi ari kubarasa. Nabwo bahita baza bahubaka ka ikomeye cyane yaririma Bazarendo abacancura icyo gihe ntago bari bakamenya uburyo M23 ikoramo ibintu byabo, bamanukana ibikoresho bazana amadrone bazana imbunda z'ubwoko bwose mbese barunda aho ngaho. Ibyo bikoresho byose ndakugira ngo ubwire gasa nta gikoresho n'ikina kimwe basubijeyo. Niyo gahunda rero ahanga burya bateguye hahita hazamo nyine na hari aho kuvuga ngo na Masisi bavuyeyo. Kumbi Masisi ho bari bafite impamvu nyamukuru ari tumye bagira bate bavamo baravatira ibikoresho kugira ngo tuzajye kubizana tuzajye kurwanira mwari amashyamba za Warikare. Mva nama kwanza unahoze nyakotaroro no kubyumva ata kugira ngo tuzatare donc ibikoresho tuzajye kubisanga muri Warikare muri ari amashyamba, kuko ngo Warikare ngo ni igice kirimo amashyamba menshi. Mu masaha 8 bwakiye mu gitondo batarwana, ariko saa 8 nibwo intambara yongeye gutangira. Ariko mu gicuku barwanaga mu gicuku nabwo ni nko kuba donc ubwo biraza gutuma nsubira inyuma ho gake. Izi ngabo hari ukuntu bazanye FARDC ubwa mbere ubundi bajya kwataka M23 bayivana muri Gatoyi bari Wazarendo ariko barimo biganzemo njemo FDLR, so rero nibo barwanye nijoro. Yego none rero muri make Eugene no kuvuga uti abantu bakomeza gushinja mama 23 kusiga ibirindiro cyangwa se kubivamo basubiza agatima impembero. Njewe nuko nguko twagiye tubona twumva byinshi bigiye bitandukanye. Yego bakavuga wenda ngo nukugira ngo basige mirometero bari muri CSRF n'iki byose, ariko none amakuru mpawe nonaha agendanye n'ibiri kuba nonaha kuko cyane ko benda bari kwitegura urugamba bisa na rugiye kuba rukomeye mu minsi iri imbere. Iyo minisiteri nibyo bari bakeneye, urumva ibyo bice mu kanya turaba turi kuvuga ibindi muri make dushobora kuza gusora n'ikino kiganiro n'ibikoresho byafashwe rwose. Hanyuma se hari ikintu ngiye kwibaza aho binavugwa ko uru rugamba rwa Masisi ino mirwano iriho urugamba rutaherukaga kuba nk'urwo uyu munsi ruri kuba eje abari muri babicara kubwa bati n'abantu hari abatangiye guhunga. Yego abantu nibyo bari guhunga bavuga ko hano muri za Rubaya bamaze no gushyiraho inkambi. Hari ahantu bamaze kuba bagenga inkambi y'abaturage bari kuva muri ibyo bice mu hepfo biri kuberamo intambara. Yego
ariko n'ubundi nibyo aho kugendera donc babikoze tukiri muri wa mujyi wa Plaine de Ruzizi na Uvira bituma twumva ko nahari ko bigiye kugenda. mu mboni yawe nk'umusesenguzi ndetse nzi neza ko kenshi uba wibereye kuri tele Eugene ubona uko ubibona cyose mu cyerekezo cya 23 hakirimo umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ntago navuga ko kuri 23 navuga ko ntago kugeza izi saha yego igihe tugitegereje Kinshasa ko nayo ishobora kuba yagira ikigaragaza kuko buriya bimve turiva muri Uvira ikava na muri Plaine de Ruzizi hari ibyo bumvikanye na Kinshasa mu biganiro bamazemo igihe byabereye Doha ndetse no mu Busuwisi. Urabizi ko ku ruhande rwa Kinshasa nayo yagombaga kubaha imfungwa yafunze ibaziza ko bakorana na M23 ngira ngo urimo urabona amafaranga Gisekedi arimo arashora kuri Donald Trump kugira ngo amufashe n'ubundi nyine kureba ko yagaruza ibi bice. Urabizi ko ikindi nuza kureba uburyo Gisekedi ari gushora ntabwo ari gushora kugira ngo urugamba rurangire nibo batangiza intambara kuba M23 iri hara muri abici tuje ni nabo bazanayitangiza kandi niba yitangiza M23 izagira ite nayo izirwanaho icyo gihe intambara izakomeza izakara kandi bigendanye nuko ibi bihugu byose bisa no biri nyuma ya Gisekedi babifite inyungu byishakira no muri Republika Demokarasi ya Kongo bizanamwakisera kuva ngo harya ko kuvuye kwizima uremeye ko barahatwaye uratsinzwe neza cyane ko batabashaka amahoro none aboneke se barire ntago bishoboka icyo gero Kinshasa bazongera bayibwire bati turaguhiza inkunga izi nizi nk'ibyo bari kubabeshya Kinshasa yongera ivuga iti turagero twatatse neva n'abasore ati basore banje ngaba n'abandi bagenda bamubwira ati dore ngaba intambara ibe ariko bafite icyo bamaze kumukuraho. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya byo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bakunze bacu turabasuje umurere mu mande zose z'isi mwebwe mukunda amakuru tubagezaho na update zige zitandukanye umunsi ku wundi ni ukuri muri abantu b'ingenzi cyane ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira tubagezeho amakuru umwanya ku wundi. Ni Gasaro TV ndi kumwe na Eugene Official n'umuntu wacu nago ari umushyitsi hano ni umusangwa. Eugene ngo ayikaze nanone nyuma y'igihe kinini. Urakoze cyane mbere ya byose manje gusuhuza bakunzi ba Gasaro TV. Yego ntekereza ko abenshi buriya tuba tubahuje hari abareba Eugene Official hari n'abareba Gasaro ariyo mpamvu buriya twese dusa naho tuba turi bamwe ni nk'umuryango mugari. Mbahaye ikaze rero turabasuhuje na weekend nziza. Yego umeze neza? Meze neza ndabona kabisa birigaragaza. Oya nta kibazo ndukora nta kibazo nitwa Eugene ajyagira akuna shida ibintu byose bari itariki nziza cyane kabisa. Reka twikomereze dukubite tubangura twigire mu makuru bwana Eugene aho mbona muri iyi minsi hari amakuru yagiye acigikuba ariko benshi bakibaza bati ibi bintu ntago ari gusa urahita bibaza uti ese ni ibihe aho benshi bavuze bati mama 23 hari ibice yavuyemo muri Masisi ndetse ubona ko benshi bati yaba comment zo kwa Eugene yaba comment zanjye ubona ko abantu ujye ubisoma barakaye atem 23 buri munsi guti birindiro buri munsi guhora ifatire kura ariko amakuru hakaba ari nandavuga ko hari impamvu yabakwivuwe muri Masisi bavuye muri Masisi. Yego ndifuza ko twanahera ikintu cya mbere abantu bakwiye kumenya icya mbere twamaze kwibagirwa M23 ubundi ni bantu kibakora bate. Yego icyo kintu nicyo kintu ubundi mbona abantu bari basanzwe
bakurikira ibya M23 nicyo kintu basa naho bamaze kwibagirwa. Even ndeka mvuge ko natwe abanyamakuru turimo, yego, kuko twagiye tubona kenshi M23 isubira inyuma ifite ikigamije, yego, ariko twe twarabyibagiye bitewe nuko ibyo bintu ntago bari babiheruka. Baheruka se gusubira inyuma rya rusibye byandi byo wenda ngo bavuye muri Uvira, bavuye Warikare, nibyo ngibyo. yego, Ariko amakuru maze gutara mu kanya gato ahise ambwira impamvu nyakuri yego, yatumye M23 iva muri bino bice bya za Masisi, yego, cyane ko batigeze bavamo bose, hakajya havayo bake hagasigarayo bake. yego, Amakuru maze kumenya, wenda turaza no kwinjira mu mirwano kuko ubu hari kuba imirwano, yego, haramutse nta mirwano, ariko ubu muri amasaha amaze kwakira message ivuga ko imirwano yamaze kubitangira. Ni bwa buryo M23 bishaka ibikoresho, yego, yarangiza igafenta abo bahanganye, noneho akaba aribo bafata iya mbere mu by'ukuri mu kugira ngo baratatse ngo ubwo babona isubi inyuma bakaba ngo buriya ngo barayishoboye cyangwa se barayinesheje, bagatangira bakaza begera nyine bajya hivuye. Noneho by'akarusho ugasanga noneho hahandi bahise bahashyira ibikoresho, igasuro nyine igiye gushikira ibyo bikoresho. yego, Iyo niyo strategy ruhara yakoresheje. Gusa ahubwo ikintu cyatumye wenda habaho guhangayika kw'abantu byatewe nuko nyine bagiye bumva amakuru, ariko twirengagiza uburyo M23 irwanamo cyangwa se strategy ijya igira. yego, Ndaguha urugero, abantu badukurikiye ndabaha urugero, abantu babonye intambara zayo za Masisi, za Kicanga, no mu bindi bice ubwo na hano za Nyiragongo hose M23 ari ukuntu ageraga ikikarwana, yego, ikazagera inyuma none ikasubira inyuma gake, ariyo bitaro plus strategique. Umwanzi ndetse bikaba ngombwa ko basubira inyuma n'umwanzi ari kubarasa, akizera ko yagize imbaraga, aho amaze kubasubiza inyuma agashyiramo imbunda nyinshi, yego, bagasora bagiye kugira gute, bagiye bakabatakira icyarimwe, babizeho nta naho guhungira basigaje, ikarangira za ntwaro nyine izegukanye cyangwa se zibafatanye, nta nukwemo n'umwe. Aha ndabaha urugero rwa operation yabereye za Kicanga. M23 ageze muri Kicanga, igeze muri Kicanga igeramo maramo nk'iminsi 2 irangije ivamo, yego, ivamo bayirashe, nabwo yaba beshe icyo bita kuba fenta, yego, nabwo bahita baza bahubaka ka ikomeye cyane, yaririmo abazarendo, abacancura. Icyo gihe ntago bari bakamenya uburyo M23 ikoramo ibintu byabo, bamanukana ibikoresho, bazana amadrone, bazana imbunda z'ubwoko bwose, mbese barunda aho ngaho. yego, Ibyo bikoresho byose ndakugira ngo ubwire gasa nta gikoresho n'iki na kimwe basubijeyo. Niyo gahunda rero aha ngaha burya bateguye, twe bitewe n'ibyo twari tumaze iminsi tubona hano, haba muri za Uvira, hano muri za Plaine de Ruzizi, yego, tubona bavamo, tukiri muri icyo kintu nyine cyo vuga ngo dore bari kuva mu bice Uvira na za Plaine de Ruzizi, hahita hazamo nyine na hari aho kuvuga ngo na Masisi bavuyeyo. Kumbi Masisi ho bari bafite impamvu nyamukuru ari tumye bagira bate bavamo, bagara uburyo bwo kugira ngo bone ibikoresho, cyane ko Kinshasa ibikoresho bya adversaire byo bahanganye, yego, byaduye. Adversaire se baravuze ijambo ryoroheje. Adversaire bura n'umuntu muhanganye, no muhanganye, ariko bya bindi nyine by'imikino, yego, ariko hano haba harimo n'urupfu. Rero M23 ngo bari bamaze kumenya amakuru ko hari ibikoresho biri kurundwa hano muri za Warikare, n'ubundi bari gutegura ibitero kuri bo, yego, baravatira ibikoresho kugira ngo tuzajye kubizana, tuzajye kurwanira mwari amashyamba za Warikare. Kwanza nahoze nyakotarore no kubyumva, ataho kugira ngo tuzatare donc ibikoresho tuzajye kubisanga muri Warikare, muri ari amashyamba, kuko ngo Warikare ngo ni igice kirimo amashyamba menshi. Baravuga batireka none ahubwo tubafente, n'ubundi bamaze kubyibagirwa, dusubira inyuma baze, noneho tugire gute ibikoresho babizane hafi tubitware, tubibone tutarenze twajya kure. Ubu tuvuga intambara irimo ibikoresho babuze aho barabinyuza,
abadoginze babazengurutse basa n'abari hagati buri wese ari kurwana no gukiza amagara ye. ni ukuvuga ibikoresho already bamaze kubifata anytime barabifata wenda urabona turi ku isaha saa 9 saa 10 zageze ariko ntekereza ko mu kanya saa 2 biraza kuba byabaye ibindi kuko urugamba rutangiye mu kanya gato nka mu masaa 8 bwakiye mu gitondo batarwana ariko saa 8 nibwo intambara yongeye gutangira. Ariko mu gicuku barwanaga mu gicuku nabwo ni nko kuba donc ubwo biraza gutuma nsubira inyuma ho gake. Izi ngabo hari ukuntu bazanye FARDC ubwa mbere ubundi bajya kwataka M23 bayivana muri Gatoyi bari Wazalendo ariko barimo biganzemo njemo FDLR. Nibyo koko babivuze ukuri, uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho. Ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa? Igisubizo ni Diabetes Collection. Tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika. Si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria, aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu. Benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he? Dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma, tuguye bikubereye kandi ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe. Nono Kinshasa ku ruhande rwa Kinshasa rwa FARDC babonye ko izi ngabo babashe Wazalendo iri kuzisunika babati zagize imbaraga nke, batirika tubahe no musada w'abasirikare bandi bakomeye ture ko hari kiravamo twe twakwa advancinga tugere muri za Rubaya. Nibwo wese abohereza bitwa bahibu na FDLR iri kamata yohereza abo ba special force bitango ni abakrap. Urumva kubera ko Wazalendo nyine bayibeshe bakava muri Gatoyi kayifata. Abo rero bahibo nibo baraye bararwana kuko bivugwa ko amakuru yatugezeho bari donc baraye bageze ahantu mu birometero nka 20 gutyo n'uyu mujyi wa Rubaya. So rero nabo ngabo uri kumva bari barwana nijoro nabahibu n'amafoto yabo ndayafite baraye bakora akazi ariko urumva ko nyine byabahindukiranye. So rero nibo barwanye nijoro. None rero muri make jene no kuvuga uti abantu bakomeza gushinja mama 23 kusiga ibirindiro cyangwa se kubivamo basubiza agatima impembero. Njewe nuko nguko niyumviye cyo ko twagiye tubona twumva byinshi bigiye bitandukanye. Bakavuga wenda ngo nukugira ngo basige mirometero bari muri CSRF n'iki byose ariko none amakuru mpawe nonaha agendanye n'ibiri kuba nonaha kuko rumvishe bati ni ibikoresho twagira ngo bazane hafi babizanye. Ibyo bikoresho nta na kimwe kibacika, minisiyo yari ikenewe cyane ko benda bari kwitegura urugamba bisa na rugiye kuba rukomeye mu minsi iri imbere. Iyo minisiyo nibyo bari bakeneye, urumva ibyo bice mu kanya turaba turi kuvuga ibindi muri make dushobora kuza gusorana kino kiganiro n'ibikoresho byafashwe rwose. Hanyuma se hari ikintu ngiye kwibaza aho binavugwa ko uru rugamba rwa Masisi ino mirwaniriho urugamba rutaherukaga kuba nk'urwo uyu munsi ruri kuba eje abari muri babice bakubwira bati n'abantu hari abatangiye guhunga. Abantu nibyo bari guhunga bavuga ko hano muri za Rubaya bamaze no gushyiraho inkambi. Hari ahantu bamaze kuba bagenga inkambi y'abaturage bari kuva muri ibyo bice mu hepfo biri kuberamo intambara. Ariko n'ubundi nibyo none se niba ibyo bice bari kubirwaniramo abaturage nta makuru bafite, ntago bazi ngo garante y'intambara iri kuberaho ingani iri buze kurangira ryari. Niyo mpamvu nyine urahigamira kugira ngo utaza kuba nka cyatsi cyangwa se wa mugani ngaho inzovu zirwana ibyatsi bigira gute birahababarira. Iyo ufite rero imbaraga zo kukuvana ahantu urahava. Sinzi niba hari interview hari akavido garutse kugaragara umwe mu yobozi b'abasirikare ba M23 arimo arabwira abaturage ati nejo kasotsa ko kavideo ari kuvuga ati uyu munsi murarara atari kejo muzarara iwanyu. Banababwira ko ngo batazongera kubasiga. Urakoze. Ubwo rero urumva ko buri hari ibintu hari ikintu icyo bita iyo bavuze ro plus strategique ni ikintu cyakiri ibintu byinshi cyane. Ntugusubira inyuma ariko nyine ku buryo buri strategique ufite icyo ugamije. So atushobora kwenda imbaraga uri kuvugira uti kanje gukusanya izo mbaraga cyangwa se uruvutireka nyine mbaboneho ibyo nshaka kugira mbakureho. Hanyuma ukaba wavuga iki bwane Jene kubatekereza ko kuba mama 23 ikomeza gusiga ibirindiro hari abagaragaza ko ari nk'uburyo bwo gutsindwa
ariko uko mbyumvise n'amakuru wakiriye numvise ko nta hantu bihuriye. nta hantu bihuriye ni reprise stratégique kandi twabisobanuye hejuru. Yego. Twababwiye uburyo ki nyine donc basubiye inyuma ni ibintu basanganwa, ahubwo icyo twari twarakoze cyari cyaratubayeho twewe ni ukwibagirwa uburyo ikoramo, ariko none wareba ugasanga byaragendanye n'ibyo twabonye hano muri Uvira ndetse n'ibyo twabonye hehe hano muri Plaine de Ruzizi. Urabizi ko basubiye inyuma, nibwo bahise bakurikizaho n'iki gikorwa muri za Masisi, bituma rero habaho kugira ute, bituma habaho kugendera donc babikoze tukiri muri wa mujyi wa Plaine de Ruzizi na Uvira. Bituma no twumva ko naho ariko bigiye kugenda. Mu mboni yawe nk'umusesenguzi ndetse nzi neza ko kenshi uba wibereye kuri tele Eugene, ubona uko ubibona cyose mu cyerekezo cya 23 hakirimo umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ntago navuga ko kuri 23 navuga ko ntago kugeza izi saha. Yego. Igihe tugitegereje Kinshasa ko nayo ishobora kuba yagira ikigaragaza, kuko buriya mvuye turiva muri Uvira ikavana muri Plaine de Ruzizi. Yego. Hari ibyo bumvikanye na Kinshasa mu biganiro bamazemo igihe byabereye i Doha ndetse no mu Busuwisi. Yego. Urabizi ko ku ruhande rwa Kinshasa nayo yagombaga kubaha imfungwa yafunze ibaziza ko bakorana na M23. Yego. Urabyibuka neza. So rero kuba M23 aravuye hariya hantu, dutegereje ko Kinshasa nayo izagira izare kuri izo mfungwa. Yego. Igihe bari bavuganye cyararenze. Kinshasa iravuga iti ko ariko nabo hari ibyo batubahirije, mwari mwabwiye ko bagomba gufungira mu birometero 75. Yego. Ntago bigeze babikora. Aribwo M23 iva muri Plaine de Ruzizi irazamuka aho yatangireza Gatogota. Bisobanuye iki rero? Icyo yaragikoze, reka ture ku ruhande rwa Kinshasa. Nibyanga urabizi ko aribo n'ubundi banatangiza ibitero muri iki gihe cya CSRF abitegura. Igihe cyose bashobora gukora ikosa ryo kwataka M23. Ni kwa kundi nyine ngo urwishigishara rusoma, bashobora guhura n'akazi gakomeye hari ahantu. Hanyuma ukabubona mu minsi iri imbere cyane ko uraza no kutubwira aho imirwano igeze kugeza kuri uyu munsi, zireza kuba wayakurikiranya amakuru yafite gatanuku kandi, ariko nkibaza ese mu minsi iri imbere aho benshi babonaga ko intambara ishobora kuba iri kugenda igana ku musozo kandi ko kamahoro ni ngombwa mu karere, ariko bamwe bati ahubwo birashoboka ko mu minsi iri imbere urugamba rushobora kuzakomera kurenza. Yego. Ya nibyo. Ndahamanya n'ababona ko urugamba rugiye kuzakomera kurenza cyangwa se kurushaho. Cyane ko burakishasa ntago irava kuzima. Ngira ngo urimo urabona amafaranga Gisekedi arimo arashora kuri Donald Trump kugira ngo amufashe n'ubundi nyine kureba ko yagaruza ibi bice. Urabizi ko ikindi nuza kureba uburyo ki Gisekedi ari gushora, ntabwo ari gushora kugira ngo urugamba rurangire. Yego. Nibo batangiza intambara, kuba M23 iri hara muri yabici tuje ni nabo bazanayitangiza, kandi bayitangiza M23 izagira nayo izirwanaho. Icyo gihe intambara izakomeza izakara, kandi bigendanye nuko ibi bihugu byose bisa no biri nyuma ya Gisekedi babifite inyungu byishakira no mu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, bizanamwakisira kuvuga ngo harya ko kuvuye kwizima. Yego. Uremeye ko kuba arahatwaye uratsinzwe neza cyane ko batabashaka amahoro. None aboneke se barirehe? Ntago bishoboka. Icyo gero Kinshasa bazongera bayibwire bati turaguhiza inkunga izi nizi nk'ibyo bari kubabeshya. Kinshasa yongera ivuga iti turagero twatatse. Neva n'abasore ati basore banje ngaba, n'abandi bagenda bamubwira ati dore ngaba intambara ibe, ariko bafite icyo bamaze kumukuraho. Ibyo bizatuma urugamba rukomeza ndetse kandi runakomere. Yego. Ndetse n'ikimenyetso kinabigaragaza nuko muri diplomasi ubona ko Gisekedi wenda hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo M23 ngiri gutsindwa muri diplomasi. Yego. Bigendanye nuko yo ibyo bumvikanye bishira mu bikorwa, Kinshasa ntibishire mu bikorwa. Twe twaza bigendanye nuko twabonye bavuze ngo basubire inyuma y'ibirometero 70 ingahe, M23 ikabikora Kinshasa kugira ngo isubire inyuma ikadivancing izaho bavuye, tukavuga ngo M23 ngiri gutsindwa muri diplomasi. Wapi iba yubahirije ibyo bashyize mu bikorwa, ibyo banditse mu ibyo bemeranyije irabyubahirije, undi arabyanze. Ariko siko bizahora, hari igihe kizagira M23 igeraho nyine nayo ivuga iti n'ubundi ntacyo turi kuramira ibintu muko muri kubibona. Yego. Yemere nayo ivuga iti none reka duhangane. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke,
niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39.